tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe intangiriro y'iki gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya. Aho twabonye incamake y'iki gitabo. Twabonye ko mu buhanuzi bwa Zefaniya habonekamo umunsi w'Uwiteka ugaragazwa n'igihe cy'amakuba akomeye ndetse no kuza kwa Yesu Kristo aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Muri iki gitabo kigufi habonekamo ibitekerezo bibiri. Icya mbere, umunsi w'Uwiteka. Aya ni amagambo aboneka inshuro 7 muri ubu buhanuzi. Abanditsi ba mbere b'abahanuzi aribo Yoweli na Obadiya nibo ba mbere bakoresheje iyi mvugo. Abahanuzi bose barayitabaje barayikoresha. Noneho Zefaniya wa nyuma mu banditsi b'abahanuzi mbere yo gufatwa bunyago kw'Abayuda yaje kugarura aya magambo kugira ngo natwe tuyiteho cyane. Iyi mvugo ngo umunsi w'Uwiteka Zefaniya yayikoresheje inshuro nyinshi kuruta abandi bahanuzi bose. Iyi mvugo ubwayo iboneka inshuro 7 ariko hari andi magambo ayishamikiyeho. Iyi mvugo kandi ifite umwihariko ku gihe cy'amakuba akomeye aricyo bita Great Tribulation mu Cyongereza, bikazabanzirizwa n'ubwami. Gusa nanone umunsi w'Uwiteka uri mu gihe cy'ubwami. Igihe cy'amakuba akomeye kizasozwa no kugaruka kwa Yesu Kristo ku isi aje gushyiraho ubwami bw'imyaka 1000. Ibi byose biri mu munsi w'Uwiteka. Igitabo cya Zefaniya rero kibanda cyane ku gihano cyangwa urubanza. Yoweli atangira ubuhanuzi bwe yerekana uko inzige zateye igihugu. Ibyo akabihuza n'umunsi w'Uwiteka uzaba mu gihe kizaza. Yoweli kandi avuga ko umunsi w'Uwiteka atari umucyo ahubwo ko ari umwijima. Ku cyaha kijimye cy'umuntu niho Imana ikoresha inyuguti z'umucyo ikandika inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bwanjye nawe. Icya kabiri ni ifuhe. Iri ni ijambo riboneka kabiri muri iki gitabo. Ifuhe ry'Imana ritandukanye cyane n'iryaca abantu. Ni ibintu bihabanye. Mu gufuha kwacu tuba dushaka gukora ikintu kibi. Imana igirira ifuhe umuntu wayo. Imana niyo yamuremye kandi niyo yamwishyuriye incungu, kandi Imana niyo yemeye ko bishoboka ngo umuntu akizwe. Ntabwo biri mu bushake bw'Imana ko hagira umuntu urimbuka, ahubwo Imana ishaka ko abantu bose bakizwa. Imana ifuhira umuntu. Ariko abantu nibaramuka bateye Imana umugongo, nta kabuza izabacira imanza. Ikintu igitabo cya Zefaniya kigaragaza neza nuko Imana ihabwa ikuzo mu guhana kimwe nuko ihabwa ikuzo mu gucungura. Abantu benshi ntibashobora kumva ko ibingibi bishoboka. Nyamara muri Ezekiel ibice 38 n'igice cya 39 havuga ku bihe bizaza aho Imana izahana Uburusiya. Ku murongo wa 16 dusoma ngo, maze uzazamuka utera ubwoko bwanjye Isirayeli umeze nk'igicu gitwikiriye igihugu. Ku minsi y'imperuka nzatuma utera igihugu cyanjye kugira ngo amahanga akurizeho kumenya. Igihe nziyerekanira muri wowe imbere yabo ko ndi Uwiteka, yewe Gogi we. Aya magambo yanditse muri Ezekiel ibice 38 ku murongo wa 16. Mu yandi magambo Imana yari iri kuvuga ngo, ndenda gucira witeka iki gihugu kitazi Imana, kandi ubwo nzabikora nzashyirwa hejuru binyuze muri icyo gihano. Ayo ni amagambo akomeye y'Imana kandi ku bantu benshi ameze nk'umuti urura. Gusa ni byiza kuri twebwe kuko bidufasha kumenya ibitekerezo kandi tukazirikana ko inzira zayo, ndavuga inzira z'Imana, zitandukanye n'inzira zacu abantu, kandi ibitekerezo byacu bikaba bitandukanye n'ibitekerezo by'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'igihano cy'Imana. Turaza kubona kandi ukuntu abantu babeshya ko basenga Imana nyamara bakorera ibigirwamana. Ibyo byose rero ni mu kanya nyuma y'akano karuhuko, maze nkagaruka mu kanya tukabiganiraho. Ntujye kure y'inyakiramajwi yawe, ndagaruka mu kanya. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa
agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera Imana icyubahiro. 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 urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Amagambo fatizo y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni aya ngaya akurikira: igihano, amakuba n'ubwami. Naho umurongo fatizo ni umurongo dusanga muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 4. Uragira uti: nzarimbura ukuboko kwanjye ntera ab'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose, nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi. Reka tugaruke noneho ku nyigisho yacu y'uyu munsi. Tukaba tugiye kuyihera mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 2. Haragira hati: Uwiteka aravuga ati, nzatsembaho ibintu byose biri ku isi. Iyi ni imvugo ikomeye cyane. Imana iravuga ngo, ndashaka guhana, kandi nimbikora nzakuraho ikintu cyose kiri ku isi. Isi izamera nkaho nta kintu kigeze kuyigeraho. Uko ibona isahani iba yogeje ihanaguye neza, uko niko nteganya kubahana, nkatsembaho ibintu byose biri ku isi. Uko niko Imana iri kuvuga. Uko tuzagenda twinjira muri ubuhanuzi bwa Zefaniya, tuzabona ko iki gihano cyafashe ibirenze ubutaka bwa Isirayeli. Ikintu cyahanuwe hano ni ugusenyuka ku isi yose. Igitabo cy'ibyahishuwe kirabihamya kandi kigafata ibi bihe by'igihano nk'ibihe by'amakuba akomeye. Muri icyo gihe isi izarimburwa n'ibihano bizayizaho. Ibi bizaba mbere y'uko Imana izana ubwami bw'imyaka 1000 hanyuma igahindura isi. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 3 haravuga ngo, nzatsembaho abantu n'amatungo, nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja, n'abakiranirwa n'ibitsitaza byabo nzaca abantu ku isi, niko Uwiteka avuga. Ngo nzatsembaho abantu n'amatungo. Ibiremwa byose birarebwa n'iki gihano. Ubwo umukozi w'Imana yasuraga igihugu cya Isirayeli, yabwiwe ko bafite pariki y'inyamaswa hafi y'inyanja ya Galileya. Bakora uko bashoboye ngo bashyire hamwe inyamaswa zose zabayeho mu gihe kiremwa nk'uko Bibiliya bivuga. Gusa uko abantu barushaho kwiyongera ku isi, ubwoko bumwe bw'inyamaswa bugenda buzimira burundu. Imana iravuga ko ibi ngibi ari byo bizaba ubwo izahana isi. Icyo gihe ubwoko bwinshi bw'ibiremwa buzatsembwa. Iki gihano kirakomeye cyane kandi giteye ubwoba. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 4 haravuga ngo, nzarimbura ukuboko kwanjye ntere ab'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose, nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi. Ngo nzatsembaho abantu n'amatungo, ibiremwa byose. Ngo nzarambura ukuboko kwanjye ntera ab'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose. Noneho Imana yagaragaje neza ko Yerusalemu n'Ubuyuda bizagwirirwa n'iki gihano. Ngo nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu. Ibintu bizazana igihano cy'Imana ku isi birumvikana. Ni ibigirwamana. Ni mu buhanuzi bwa Habakuki Imana yagaragaje ibyago 5 yendaga kuzana ku bantu bitewe n'ibyaha bimwe na bimwe abantu bakoze. Gusenga ibigirwamana cyari ikintu cya 5 aricyo cya nyuma abantu bakoze. Ariko hano Zefaniya abivuze mu magambo make, hanyuma avuga ibigirwamana. Mu yandi magambo ni ugusenga izindi mana. Ibyanditswe byose uhereye ku gitabo cy'abacamanza byigisha filozofi y'imitegekere y'umuntu. Ni ibintu usanga ko byari ukuri ku bantu b'Imana ndetse bikaba byari ukuri kuri buri gihugu. Intambwe ya mbere igaragaza kugwa kw'igihugu ni idini ry'ubuhakanyi. Mu yandi magambo ubuhakanyi ni ukuva ku Mana nzima kandi y'ukuri. Icya kabiri gituma igihugu kigwa ni imyitwarire itari myiza. Icya gatatu gituma igihugu kigwa
ni ukudakurikiza amategeko no kutemera kuyoborwa n'Imana. Abandi bantu batekereza ko abantu baramutse babashije guhinduka, cyangwa se turamutse tubonye abantu bakora ibyiza, tukabona abantu batiba kandi batagirira nabi abandi, turamutse tuzamuye imyitwarire yacu ikagera ku kigero cyiza, ibyo byose nibyo byabasha gukemura ibibazo dufite mu isi ya none. Ariko ibyo byose si ikibazo. Ikibazo gihari kirenze uko we nanjye tubitekereza ni ubuhakanyi. Ikibazo gihari rero ni uko itorero naryo ryananiwe gutanga ubutumwa bw'Imana, aribwo jambo ry'Imana ritsinda ubwo buhakanyi. Hano ikigamijwe si ukuvuga itorero runaka. Mu Rwanda dufite amatorero menshi kandi afite abashumba beza bahagaze neza ku ijambo ry'Imana, ndetse Imana ibaha umugisha kubera umurimo mwiza bakora wo kugabura ibyayo. Ariko rero umubare munini w'abahoze ari abizera bateye umugongo kwizera bageze ku kigero aho batakibashije kubwiriza ubutumwa bwiza igihugu cyose. Ubuhakanyi bwatumye haza imyitwarire mibi, ndetse bamwe ntibagikurikiza amategeko, kandi igihugu kigomba kugendera ku mategeko. Ushobora kumva ko izi ngizi ari inkuru z'abavugabutumwa, aho waba uri kwibeshya. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Reka turebe inkuru dusanga mu kinyamakuru kimwe cyanditswe mu myaka yashize. Iki kinyamakuru cyanzuye kivuga ku gutsindwa kw'itorero ko ryananiwe kwigisha ubutumwa bwiza. Ikibazo kiriho ni ugukora ibintu bimwe na bimwe abantu bitwaje ubukristo, nyamara ugasanga ibyo bikorwa bituka izina rya Kristo. Usanga abantu bajya ku rusengero kuko bahafite gahunda bagomba kubamo, atari umwuka ubayoboye. Mbega inkuru icira abantu iteka. Ibi ni ibintu bireba amahanga yose. Umunyamateka witwa Gibbon yanzuye atanga impamvu 5 zatumye ubwami bw'i Roma bugwa bukavaho. Uyu munyamateka ntiyari umukristo, ariko yatanze impamvu zatumye Roma igwa ikavaho. Icya mbere ngo ni ugusuzugura cyangwa se gupfobya no gutesha agaciro ibyiza bigize urugo, kandi ari byo byibanze ku muntu. Icya kabiri ni imisoro iri ku rwego rwo hejuru, cyangwa se gufata amafaranga ya leta bakayasesagura ku bantu bamwe. Icya gatatu cyatumye Roma igwa ni ukwinezeza birenze urugero. Imikino yagiye irushaho kuba myiza, ndetse irushaho kugaragaramo imyitwarire mibi no kugira nabi. Icya kane cyagushije Roma ni ukubaka igisirikare gikomeye mu gihe umwanzi akirimo. Inshingano z'umuntu zaburiye hano. Icya gatanu ni ugusenyuka kw'idini rikinjira mu bintu bidahwitse, rikabura uburyo ryigisha ibijyanye n'ubuzima bw'abantu, mbese rigatakaza imbaraga zo kuyobora abantu. Ibyo bintu bitanu nibyo byatumye ubwami bwa Roma bugwa bugasenyuka, nk'uko byatangajwe n'umunyamateka witwa Gibbon. Ubutumwa bwa Zefaniya rero bwibanda kuri aya mahame ya Bibiliya ajyanye no kwiyobora k'umuntu, hanyuma agatunga urutoki ku gusenga izindi mana, aribyo byateye ububabare ku bwami bw'amajyepfo y'Ubuyuda. Zefaniya yabonaga ibiri kuba byose,
abayuda birirwaga binezeza uko biboneye, kandi igihano cy'Uwiteka kibari ku mutwe. Gusenga ibigirwamana ni ikintu cyagiye kiranga amahanga menshi. Iyo igihugu kivuye ku Mana nzima kandi y'ukuri, cyangwa kikareka amahame ashingiye ku itorero, iyo cyinjiye mu gusenga izindi mana, ibi byose bikinjiza mu byago bikomeye, hanyuma ugasanga abantu batacyubaha amategeko. Ikintu gitangaje rero ni uko ubwoko bw'ibigirwamana uko ari butatu babutweretse bwose hano muri iki gitabo. Twasomye ngo nzaca ibyasigaye bya Bayali aho hantu. Ikigirwamana cya mbere gisengwa ni Bayali, kikaba cyarashyizweho mu majyaruguru y'ubwami, gishyizweho na Yezebeli wari ufite se wari umutambyi mukuru mu Banyasidoni. Mu bwami bw'amajyepfo rero niho gusenga ibigirwamana byamamajwe, ndetse hari ku ngoma ya Manase nibwo hubatswe ibicaniro bya Bayali. Uru ni urugero rwiza rushushanya ko tugomba kwiga Bibiliya tugereranya ibitabo by'amateka n'ibitabo by'ibisigo. Aha tugeze byaba byiza cyane kandi byagufasha kwiga amateka y'ingoma ya Manase. Ushobora no gusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 21 no mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 33. Nta mwami wagiye kure y'Imana nk'uko byagenze kuri Manase. Niwe wagaruye gusenga Bayali. Ibintu byari bibi cyane mu maso y'Imana. Uretse gusenga Imana Bayali, banasengaga Ashtaroti, imanakazi y'Abasidoni. Iyo hinjiyemo ibyerekeye n'imanakazi mu misengere, kandi iyo manakazi igashyirwa hejuru, biba ari ikibazo gikomeye, kuko byabaye kuri iki gihugu muri icyo gihe, ndavuga igihugu cya Isirayeli. Gusenga Bayali byari bimeze nko gusenga ikiremwa. Ubwo umwami Yosiya yimaga ingoma, ikintu cya mbere yagerageje gukora no gukuraho isengwa rya Bayali. Uyu Yosiya yabaye umwami mwiza. Twasomye nanone ngo n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi. Abakemari bisobanuye abatambyi birabura, kuko bambaraga imyambaro yirabura. Ese waba warabonye ko uyu munsi abinjira mu gusenga Satani bambara imikara? Biratangaje cyane kuba atari bo babihimbye, kuko bafite aho babikuye. Ibyo byose byavuye kuri aba batambyi basengaga ibigirwamana kandi bakambara amakanzu y'imikara. Zefaniya rero yavuze ko aba batambyi bagomba kuzacirwaho iteka. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera. Sambirana, 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 usemberera. Imani yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imani yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imani yacu icyubahiro. Imani yacu icyubahiro. Imana rurema. Imani yacu icyubahiro. Imana y'agakiza. Imani yacu icyubahiro. Imana yacu icyubahiro. Muri Zefaniya igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo, n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na Milikomu. Ngo n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo. Zefaniya yagarutse ku kintu cya kabiri cyo gusenga ibigirwamana cyari kizwi cyane aha hantu. Byari ibintu bitagaragara neza, ariko kandi bikaba byari bifite ingaruka zikomeye. Ibisenge by'amazu yabo byari birambuye ari umurambi, kandi niko bimeze uyu munsi mu gihugu cya Isirayeli. Aha ni ahantu umuryango wateraniraga mu masaha ya nimugoroba.
Mu by'ukuri rero Imana yari yarabahaye itegeko ryo gushyiraho imitambiko cyangwa se garde-fou ku bisenge kugira ngo hatagira umuntu ugwa hasi. Zefaniya yavuze ko ku bisenge by'amazu y'Abisirayeli hahindutse ahantu ho gusengera ibigirwamana. Ibi byerekana ukuntu gusenga ibigirwamana byagiye byinjira mu ngo z'abantu. Mu yandi magambo, buri rugo rwari agasengero gato gasengerwamo ibigirwamana. Ibi byongera nanone kwerekana imbaraga zari ziri mu gusenga ibigirwamana mu ngo. Twasobye nanone ngo n'abasenga ingabo zo mu ijuru. Izi ngabo zo mu ijuru batubwira harimo izuba, ukwezi n'inyenyeri. Kwari ugusenga ibiremwa aho gusenga umuremyi. Basengaga ibintu byakozwe aho gusenga umuremyi. Ubu ni uburyo bwa kabiri Abisirayeli bari barashyizeho bwo gusenga ibigirwamana. Uburyo bukurikira bwo gusenga ibigirwamana nibwo bubi cyane kandi bubabaje bukanatera ubwoba. Twasomye ngo n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na Milikomu. Milikomu ni izina rya Moleki, imana yahoze ari iy'Abamoni. Hano ikintu cyakorwaga kwari ugufata abana babo bakabatambaho ibitambo mu muriro. Ikintu rero kibigira bibi cyane nuko bavugaga ko basenga Imana nzima kandi y'ukuri. Bajyaga mu rusengero bakavuga ko bazi Uwiteka kandi bakavuga ko bamwizera, gusa nanone bagasenga Moleki. Byombi Abisirayeli barabikoraga. Ibi ni ibintu bidashobora guhura. Ntabwo ushobora gusenga Imana nzima ngo wongere kandi usenge ibigirwamana. Ariko nshuti yanjye, ibi ni ibintu tubona muri ubu buzima bwa kino gihe. Hari amatorero menshi usanga atari amatorero ya Gikristo. Itorero ry'ukuri ni iryubakiye ku muntu umwe ari we Yesu Kristo. Itorero rya mbere barahuraga bagasenga Kristo kandi bakamuramya, bagateranira kumenya Kristo, hanyuma bakagirana ubusabane na Kristo. Ibintu byose bakoraga byaganishaga kuri Yesu Kristo. Ese ni amatorero angahe uzi atavuga kuri Yesu Kristo uyu munsi? Iyo bavuze Yesu bamuvuga mu buryo bumuhakana. Mu yandi magambo, bahakana ubumana bwa Kristo, bahakana ko Yesu ari Imana. Ntibamusenga, ahubwo bamukorera amateraniro atamwubahisha. Usanga bavuga ku nyigisho za Yesu ndetse bakavuga ukuntu yari mwiza, kandi ntibatinya kumwita superstar cyangwa se ikirangirire. Ariko bagahakana ibintu byose ibyanditswe bivuga ku Bukristo. Ubwo nibwo Bukristo buriho ahantu henshi muri kino gihe. Gusenga ibigirwamana ni ikintu cyari kirimo kuza mu gihugu cy'Ubuyuda. Abantu bari bagikora imihango n'imigenzo itandukanye ndetse bajyaga mu nsengero ku isabato. Sintekereza ko hari ikindi gihe bateranaga, gusa babaga bahari. Nyamara ku rundi ruhande basengaga Moleki. Moleki yari imana y'umubiri. Byari ugusenga k'umubiri aho gusenga mu mwuka. Bari bafite imyitwarire mibi. Kimwe n'uyu munsi hari abajya mu itorero gusenga. Nta bakristo baba bafite, ahubwo baba bafite gukunda idini. Bahakana ibihamya bikomeye kandi bifatika byerekana kwizera kwa Gikristo. Bakora ibintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, iyi ni ishusho y'Ubuyuda muri icyo gihe, kandi uyu munsi niko bimeze hamwe na hamwe. Abantu bamwe batekereza ko itorero ari inyubako nziza, itsinda ry'abaririmbyi ryiza, ibikorwa by'iterambere ry'itorero nk'amashuri n'ubusitani bwiza. Ibyo bintu ntaho bihuriye n'itorero ryiza, kuko biba ari bibi cyane nk'ahantu habera ibikorwa bibi. Byaba ari ukubeshya rero niba itorero ritubakiye kuri Kristo. Ikintu cyatesheje agaciro Ubuyuda nuko bibwiraga ko bakorera Imana nzima kandi y'ukuri, nyamara mu by'ukuri barasengaga Moleki, ikigirwamana. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana
sambirana usemberera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro sambirana 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 usemberera Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze nshuti gukomeza gutega amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Mbere yuko dutandukana, ndifuza yuko nagusangiza ku ncamake y'ibyo twaganiriye kugira ngo wenda bifashe na wa mugenzi wacu ushobora kuba yafatiye hagati iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nakubwiye ko ubuhanuzi bwa Zefaniya bwerekana ko Imana izatsemba ikintu cyose kiri ku isi harimo n'inyamaswa. Uyu munsi hari inyamaswa zazimiye ndetse n'izindi zigenda zikendera. Kimwe mu bizatuma Imana irimbura isi nuko abantu bateye Imana umugongo hanyuma bakayoboka ibigirwamana. Hano hahita haza ikibazo cy'ubuhakanyi mu bantu, nyamara bagaragaza ko ari abizera. Yesu Kristo niwe ugomba kuba umutwe w'itorero ndetse akaba ishingiro ry'ubutumwa bwiza twigisha abantu. Inyigisho yose igomba kuba ivuga Kristo. Reka dusenge. Shimwa Mana ukuri wo kwizerwa kandi ko ukomera ku masezerano yawe. Abantu baradamaraye baguteye umugongo bibereye mu by'isi baramya ibigirwamana. Uduhe gusobanukirwa ko ari wowe Mana nyakuri. Mana ndagusaba ngo uduhe kwita cyane ku murimo wawe. Udushoboze muri byose kuko ari wowe uduha imbaraga. Abantu bagerageza kwishakira inzira, ariko Yesu Kristo ni wowe nzira y'ukuri, ni wowe bugingo, kandi tugomba kugusenga mu kuri no mu mwuka. Ibyo niko mbisabye nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka tuzarebera hamwe uburyo Imana izahana abantu bayiteye umugongo. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bwufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawara.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.